kurira amarira menshi, ko hagiye kubaho impfu nyinshi, hagiye kubaho agahinda kenshi, hagiye kubaho umubabaro mwinshi. Imana irangije irambwira ngo abaririndwe, ariko mwigize ingagari uyu munsi ntimubone kubashaka, n'ugusaba randevu ugasanga amezi 6 ashize umukirisitu arimo asaba randevu yo kubonana n'umushumba. Uri Imana? Imana y'amahoro itugirire neza. Mwimuye Imana, mufata icyubahiro cy'Imana mukigira icyanyu. Ntigute se insengero zitari bufungwe izindi zigasenywa ndetse bakanabafunga. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubona ko insengero bazifunze burundu, ikiza gukurikiraho ngo 80 abantu birirwa mu nsengero guhera ku wa mbere mubibagiza gukora, kandi ugasanga umuntu wambwira gute uburyo umuntu ajya mu masengesho y'iminsi 40 akavamo uko yagiyemo, akavamo atuzuye umwuka wera. Ese kubera iki muri iyi minsi twari dusigaye tugira amasengesho y'abantu bagasenga hakava iteraniro ryose rigasoza nta muntu ubatijwe mu mwuka wera? Ese nuko mwuka wera atagikora? Nuko mwuka wera atarakigaragara mu bantu b'Imana? Sibyo? Impamvu abantu bayobye inzira, abantu binyuriye inzira y'ubusamu banyura inzira iboroheye. Hari abantu Pawulo yavuze bananiwe iby'umusaraba bikorera igisa n'umusaraba. Yesu ashimwe, kangusuhuza nkwifurize amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, nizere kumeze neza aho uherereye hose ari amahoro. Ni Prophet Emma ugusuhuza, nkwifurije umugisha w'Imana. Iyi ni ya saha twese tumenyereye, isaha yo kubohoka, isaha y'igitangaza, ni ya saha y'ubuhanuzi. Ndaje uyu munsi ari ikintu umwuka w'Imana mpishuriye kugira ngo nze mvugane n'ubuzima bwawe, nze mvugane nawe. Umunsi w'ejo twaganiriye ku buhanuzi, ku cyo umwuka w'Imana yari yampishuriye, kijyanye n'uko muri iki gihe, muri iyi minsi, abantu b'Imana, ejo twavuze ubupfumu bushyashya bwadutse, ubupfumu bushyashya buri mu murimo w'Imana, ubupfumu bushyashya burimo abantu bitwaza izina ry'Imana ariko nyirizina ari abapfumu. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana Imana impaye kukubwira, Imana impaye kuguha, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mvugane nawe ibingibi. Turi mu gihe wowe ubwawe ku giti cyawe ukwiye kwiyinira ukisuzuma. Ari igihe twabayeho tuba mu buzima Imana itubwira ngo ni muvome amazi azabatunga mu gihe kizaza, mu gihe kizaba kiruhije. Muvoma ayo mazi, amazi azabatunga, amazi azagira icyo abafasha, azagira aho abavana akagira aho abageza. Abantu benshi ntabwo bumvaga ngo ese ngo ni gute ayo mazi tuzayava maziki bizagenda gute. Nigeze nsoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo ese Yesu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Noneho nibazaga iryo jambo nkaryibaza, ariko nkumva ni ijambo rikomeye cyane, nkumva ni ijambo riremereye cyane. Ariko uyu munsi nibwo ntangiye kugenda numva icyo iryo jambo ryari rishatse kuvuga. Uyu munsi ndashaka tuganire uko byagenda uko ariko kose. Ubona abantu benshi bibaza ngo mbese bimeze gute. Ukabona abantu benshi bibaza ngo turava hehe turajya hehe. Twatangiye tubona abantu bamwe babafungira insengero ku byo kutuzuza ibisabwa, tukomeza tugenda tubona bamwe zirafungwa, abandi bamwe bari abashumba barafungwa. Ariko n'ejo nanone nabwo hasohotse urundi rutonde rw'izindi nsengero 18, ndetse hari n'izasenywe. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari n'izindi bateganya kuvuga, bavuze bati ntizizongera gusengerwamo, ba nyirazo uravuga bati reka tuzazigurisha. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ngo uko byagenda uko ariko kose insengero zafungwa, amatorero yafungwa, ejo bwo hari izindi 18 zafunzwe burundu. Iyo nsengero zifunzwe burundu biba bivuze ngo nyine zirafunzwe ni burundu, ntizizongera kubaho, ibikorwa byazo birahagaze. N'abakristo basengeraga muri izo nsengero nabo ubwo barashaka ubundi buryo basengamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Barashaka ubundi buryo basengamo.
twabonye hari n'izifunze ariko ba nyirazo nabo barafunze. Imana itugirire neza. Ibyo byose ni ibyanditswe birimo biragenda bisohora. Uyu munsi ntabwo ushobora kurenganya leta ngo kubera iki irimo irakora ibyo ngibyo. Nta nubwo ushobora kuvuga ngo kubera iki barimo babigenza gutyo. Imana yaduhaye igihe cyo kubwirwa, sibyo? Imana yaduhaye igihe cyo kubwirwa. Ntabwo uyu munsi ikibazo ari leta ifunga amatorero. Ikibazo ni aba nyir'amatorero nyirizina. Ese si mwebwe mwizaniye ibyo? Twebwe uyu munsi turi hano muri iri zango urabona ngo leta ifunga amatorero agira gute? Ariko Bibiliya y'ijambo ry'Imana akenshi iyo tuyibwiriza tuvuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Abantu benshi ntabwo babyumva. Abantu benshi nta nubwo babishyikira. Abantu benshi uba usanga bafite ukuntu batabyitaho, bafite ukuntu batabyumva. Ariko nyirizina igihari cyo uzaza ntabwo azatinda. Uzaza ntabwo azatinda. Umwami Imana ntazabura gukora ibikomeye. Umwami Imana ntazabura guhindura amateka. Umwami Imana ntazabura gukora icyo yagambiriye gukora. Buriya Imana iyo ikora umukwabo yifashisha ingabo zose zishoboka. Imana itugirire neza. Buriya nubona uri umukozi w'Imana ntuzagire ngo ni wowe Imana yahamagaye wenyine. Nubona uri umuhanuzi ntuzagire ngo ni wowe Imana yahamagaye guhanura wenyine. Imana iyo yagambiriye kuvuga inyura mu bishoboka byose kuko ibyaremwe byose ni ibyayo. Rero Imana kugira ngo umurimo wayo usohore yavuze ngo nje gukubura. Kiye kenshi ituma abahanuzi avuga ngo nje gukubura. Ituma abahanuzi iravuga ngo nje kunyuza umweyo mu matorero, nje kunyuza umweyo mu bashumba, nje kunyuzamo umweyo. Ariko ibyo byose kubera yuko byo bindi bavuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Abantu kuko bahaze, abantu kuko baguwe neza baragumya bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Abantu baragumya barasayisha, baragumya baba mu kivange, baragumya bariyoberanya, baragumya barishushanya, banga kumvira Imana, banga kugenda uko Imana ishaka. Ariko uyu munsi wa none ukuri kw'Imana ko kuravuga ngo igihe cyo gusenga, igihe wagasenze cyari iki ngiki. Igihe wakabanye n'Imana cyari iki ngiki. Igihe wakagendanye n'Imana cyari iki ngiki. Kuko ibyo urimo urabona ni bikeya. Imana itugirire neza. Kubona abantu bari abashumba, kubona abantu bari bafite itorero, kubona abantu bakoze umurimo w'Imana, uyu munsi ukavuga ngo ntabwo iryo torero rizongera kubaho. Mu yandi magambo, yego titire y'ubushumba uzayigumana ariko nta kintu uzayimaza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ko niba ari we wari uyoboye uwo muryango ukaba utari uriho, umuryango si wo wakoze ibyangwa bidakurikije amategeko. Imana itugirire neza. Ariko uyu munsi wa none buriya niba uri ambasaderi w'ijuru, ijuru rikemera kugutanga, iyo rigutanze haba hari ikitaragenze neza. Rero ndagira ngo mvugane nawe. Iki ni igihe turimo Imana irimo irakora umurimo wayo. Yagiye bivuga kenshi avuga ngo ngiye kurobanura intama mu ihene. Ivuga ngo ngiye kurobanura intama mu ihene. Rero ibi ngibi murimo murabona ni Imana y'ubwayo irimo irobanura intama mu ihene. Ni Imana irimo irasobanura ibintu kugira ngo buri kimwe kijye mu mwanya cyagakwiriye kuba kijyamo. Uyu munsi rero wowe urimo urabireba ugiriwe ubuntu ugihagaze, injira mu bihe by'amasengesho. Uyu munsi Imana yampishuriye irambwira ngo nze mbwira abantu ngo abarokore buri banyamasengesho bose, umuntu wese usenga nimwinjire mu bihe bidasanzwe. Iki ni igihe itorero ry'Imana rikwiriye kwinjira mu bihe bidasanzwe, ugasenga Imana, ukinginga Imana, ugatabaza Imana, kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kugira ubwenge
kwita ku bwenge niko kwita ku bugingo, kuko ubugingo nibwo buzabona mu maso h'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubugingo nibwo buzabona mu maso h'Imana. Rero ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana itugirire neza. Ushobora gusanga uyu munsi urwo rusengero rwafunzwe ari rwo wasengeragamo, ari rwo mukuru wawe yasengeragamo. Ushobora no gusanga rwari ruyobowe na mukuru wawe, ruyobowe na mwene wawe. Reka nkubwire ngo ihangane, ariko nyirizina uyu munsi wa none birasaba ko wowe uri mu bireba. Mba mbona abantu benshi bamwe bakabyishimira, ati n'ubundi niba bafunga ibyo bisambo, ati n'ubundi izo ni insengero, ni abajura. Rimwe na rimwe akenshi n'abavuga gutyo ni abataramenye Imana. Imana itugirire neza. Abenshi usanga batarigeze bamenya Imana. Imana itugirire neza. N'ubundi baba basanzwe batarakundaga ibyo bintu. Imana itugirire neza. Ariko uyu munsi wa none ntabwo twabarenganya, kubera ko nitwe twabahaye impamvu yo kutuvuga, nitwe twabahaye impamvu yo kuduca amazi. Imana itugirire neza. Kubera yuko iyo uza kuba warakoze umurimo wawe uko bikwiriye, nanjye ngakora umurimo wanjye uko bikwiriye, ntabwo biba bigeze ahangaha. Undi se gute twisanze ahangaha? Twisanze muri ubu buzima bumeze gutya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukisanga mu buzima bupfuye, ukisanga mu buzima itorero ry'Imana ririmo rirateragiranwa. Uyu munsi wa none ugasanga Imana itugirire neza. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye, ntege kubo unkoze w'ikara ry'umuri. Mana we, Mana yanjye, ntege kubo ntuma mwami ubundi imbere yawe. Ijambo ryo riravuga ngo nawe uhagaze wirinde utagwa. Nawe uhagaze wirinde utagwa, kandi ube maso urinde ibisigaye. Igihe ni gito Yesu akagaruka, maze uru rugamba rugagira iherezo. Uzaza ryari Yesu we, uzaza ryari mwami we, intwari zirashize Yesu we, ngwino utabara ubwoko butararohama. Nawe uhagaze wirinde utagwa. Twabwiwe kenshi avuga ngo buri muntu wese hari igihe kizagera, buri muntu wese yige gusenga ye ku giti cyiwe. Iki ni igihe ukwiye kugaragaza niba wari ukijijwe cyangwa niba utari ukijijwe. Iki ni igihe ugiye kugaragaza ya Mana wavugaga yari igutuyemo cyangwa yari iyo ku munwa gusa. Iyi Mana wavugaga yari iya nyayo. Imana itugirire neza. Bire yuko buri icyo umuntu yamize biragoye kukimurutsa. Imana y'amahoro itugirire neza. Biragoye kukimurutsa, ntabwo byashoboka. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo ituye. Umva nkubwire, hariya naho twateraniraga, naho twahuriraga tugasenga, ariko uyu munsi wa none mpamye neza ko ziriya ni inzu. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru itura mu bantu b'Imana. Ijambo ry'Imana ryo rirambwira ngo dore ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu b'Imana. Ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu b'Imana. Nzatura muri bo, mvugire muri bo, ngendere muri bo, nzakorera muri bo. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Rero iki gihe wa mugabo we, nicyo gihe cyo guhamya kuri umukristo. Nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Uvuge ngo nge ndi umukristo, naho naterwa n'ibyago nk'aba no ku rugamba. Nge ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubaha mwe nzahoranesha. Imana ishimwe. Uvuga ngo mfite umugaba, kandi uyu mugaba ni umwami Yesu.
nituba hamwe nzahora nesha. Imana itugirire neza. Erega ubundi reka nkubwire, niba uri umwana w'Imana nyakuri, hari ibintu nyine uyu munsi wa none uhawe akanya ko kwisubiramo, Imana itugirire neza. Kubera iki twisanze aha ngaha muri iyi myaka usanga witwa ngo uri umukozi w'Imana, uri umuntu w'Imana? Twe dukura twari tuzi abakozi b'Imana, abapasiteri bari abantu bubashywe, iryo zina ari izina ryubashywe. Byaragoranaga kugira ngo uzabone pasiteri yambaye amapingu, byaragoranaga cyane. Byaragoranaga kugira ngo uzumve ngo pasiteri ngo arakekwaho ubujura, no kubikekwaho byaragoranaga, ko ryari izina ryubashywe. Ariko buriya iyo udahaye agaciro icyo ukora, sibyo? Iyo udahaye agaciro icyo ukora, nyine nuko bigenda, nuko birangira. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi wa none uhicara ukavuga ngo pasiteri uyu munsi bamufunze, ejo bagafunga undi bamuziza ubwesikoro, bakakuziza gutubura no kugira gute. Ariko se nyirizina uyu munsi wisubiyemo aho wicaye, wa muvandimwe we, birashoboka yuko uyu munsi waba urimo urazira umuhamagaro. Ari umuhamagaro Imana ishimwe, izabana nawe kandi izahagararana nawe. Ariko nyirizina uba ukwiriye kwicara ukisubiramo ukavuga uti kubera iki ibi bintu birimo biragenda gutya? Noneho si uwo ngo wenyine ufunzwe ukwiriye kwitekerezaho, nanjye nkwiye kwitekerezaho, nawe ukitekerezaho. Ijambo rirambwira ngo Petero ngo yafashwe na Herode, ngo arangije ngo aramufunga, ngo agambiriye kuzamwica. Imana itugirire neza. Ariko ijambo rirambwira ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana, abitorero bagira umwete wo kumusabira, abitorero bagira umwete wo kumusengera. Imana itugirire neza. Ariko kuri iyi nshuro bwo biratandukanye, mba mbona bavuga ngo nabambwe. Muri iki gihe iyo bigeze ku izina ryitwa umupasiteri avuga ngo nabambwe. Imana itugirire neza. Ndetse rimwe na rimwe njya mbabona hano, njya mbabona banyandikira akambwira ngo mukozi w'Imana nsengera. Hashira akanya ngo njye buriya ngo buriya ngo ntukambwire ngo iby'abahanuzi ngo nibyo abapasiteri ngo buriya ngo simbyumva neza. Niba utabyumva se kuki wanyandikiye? Imana y'amahoro itugirire neza. Erega umunyarwanda we yaciye umugani aravuga ngo ikibi gitabwa iwabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Uko urimo bavuga ngo ntubyumva neza, nanjye ndi muri abo ngabo. Imana itugirire neza. Ngo amaturo yacu batwatse, ngo amaturo yacu batwatse. None se njyewe uyu munsi wa none, njyewe wibwira yuko nzasengana nawe utayampaye? Imana y'amahoro itugirire neza. Njyewe icyo tuvuga Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Icyo cyaduhaye ububasha kitwemerera no kukubwira ngo utange amaturo. Imana itugirire neza. Uyu munsi niba nicaye kuri kamera nkaza nkavuga ubutumwa, nkaza nkakubwira ijambo ry'Imana ukumva bigufasha, sibyo? Ukumva bigufasha kandi ukumva ko nagusengera Imana. Umva yuko niba ubwo butumwa mvuga bugufasha bugira aho bukuvana, ukaba utasinziraga nkagusengera ugasinzira. Kubera iki wumva yuko utagakwiye kubiba muri ubwo butumwa? Ese uyu munsi wa none niba akaza nkora ari ako kuvuga ubutumwa, njya mbona hari n'abampamagara saa 6 z'ijoro, ukampamagara saa 8 z'ijoro, kandi iyo umpamagaye ndakwitaba. Imana y'amahoro itugirire neza. Uretse bari kumbwira ngo iyi nimero mbaha ngo ntabwo icamo, nidacamo jya unyandikira kuri WhatsApp. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nyirizina gutanga amaturo ukwiye kuyatanga. Nutayatanga ntabwo urakizwa. Niba warakijijwe uzi impamvu. Ubundi jya utanga amaturo uzi impamvu yatanze, uzi n'icyo yatangiye, kandi uzi n'impamvu yabyo, sibyo? Rwose njye nzagusengera. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta nubwo no mbere yuko ngusengera ngo nkubwira ngo umuhereza amaturo. Njye nsengana n'abantu bakijijwe. Uyu munsi wa none amenya yuko ndi umuntu w'Imana, nawe akamenya ko namusengeye Imana, yahindurirwa amateka, nawe akamenya ko akwiriye gutanga ituro. Imana itugirire neza.
rero uyu munsi wa none kwirirwa uburana ngo natanze kandi iyo ugiye kureba usanga wowe wirirwa uburana utanatanga n'igihumbi. Imana itugirire neza. Ariko nyirizina icyo si cyo nshaka kuvuga kuko sindi kugusaba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo ndi kugusaba, ahubwo icyo ndimo ndakubwira kongera gusubira ku rufatiro ugasoma ijambo ry'Imana kandi ugakora icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Bibiliya yivuga kubaha so na nyoko. Imana itugirire neza. Bibiliya yivuga kubaha so na nyoko ibivuga mu buryo bubiri, mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri ni ababyeyi bakubyara mu maraso, mama wawe wagutwise akakutwita amezi 9 akakubyara. Imana y'amahoro itugirire neza. Yaragutwise agutwita amezi 9 arakubyara. Imana itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirabwicyo. Na papa wawe abo ni amaraso agutemberamo, ukwiriye kububaha. Ni nayo mpamvu papa wawe uko yaba mubi kose ntabwo ukwiriye kwirengagiza papa wawe. Uko yaba ari mubi uko ariko kose ukwiriye kubaha papa wawe kuko yarakubyaye. Igihe utazubaha papa wawe uzagirwaho n'umuvumo. Hari abantu bagira imivumo ituruka ku babyeyi. Ariko uyu munsi wa none Bibiliya nanone ikavuga kubaha so na nyoko mu buryo bw'umwuka. So na nyoko mu buryo bw'umwuka, ahangaha iso ni umushumba wakwatuje agakiza, akakwatuza agakiza, akagusengera, akakwatuza agakiza. Uyu mushumba wakwatuje agakiza ukeneye kumwubaha, ukeneye n'iso mu mwuka. Noneho rero mama wawe ni itorero usengeramo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni itorero usengeramo mu buryo bw'umwuka. Umubyeyi w'umumama mu buryo bw'umwuka ashushanya itorero. Uyu mupapa rero iso wawe mu mwuka ni umushumba wakwatuje agakiza. Ibuka ukuntu wari umeze, ibuka ukuntu waje umeze winjira mu rusengero. Uyu mushumba wibuka inama yakugiriye, wibuka amasengesho yagusengeye, wibuka amajoro yaraye, wibuka uburyo yaraguhangayikiye aguhamagara igitondo n'ikigoroba. Sibyo? Nemera ko hari abesikoro, hari n'abajura muri uyu murimo, kubera yuko hari byanze bikunze aho abana b'Imana bateraniye na Satani araterana. Ariko nyirizina uyu munsi nubwo uyu mushumba yaguye, ariko hari igihe yigeza gusengera, hari igihe yigeza kurarira amajoro. Sibyo? Ariko uyu munsi ntabwo ari igihe cyo kumutera amabuye, ni igihe cyo kumusengera ku Mana. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikamugirira ibambe. Imana imwibukire ko yigeza gusengera. Imana imwibukire ko yigeza ahagararana nawe. Ese uyu munsi kubera iki mwigira abacamanza? Nyamara nawe uyu munsi wagushungura ntabwo yakuburamo inkumbi. Burya buri muntu wese iyo yagezweho igihe cye cyageze, buri wese amuvuga uko abishaka, akamuvuga uko abyumva. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nyirizina njye ndavuga ku mpande zose. Ari mu bashumba ntabwo twabaye shyashya, n'abakristo ntibabaye shyashya. Umuntu wese nimurebe ikintu cyatumye itorero rigera ahangaha. Rigeze ku rwego insengero barimo bazifunga, izindi bakazisenya. Uyu munsi wa none abandi bakabambika amapingu. Mbega uyu munsi abantu bose bakaba bajagaraye bari ahangaha. Nuko mu buryo bw'umwuka ugasanga ibintu byose nta na kimwe kigihagaze. Ese si twe twizaniye ibyo ngibyo? Ese si twebwe twashyize twifashe abantu bakishyira ku karubanda bakiyambika ubusa? Imana y'amahoro itugire neza. Turi kuganira kubana kwabo kwiza barahugurana. Aka kamwanya ntabwo ngutegeka kwemera ibyo mvuga kuko ibi ni ibitekerezo byanjye bidakuraho ibyawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Nemera rero yuko uyu munsi iyo abantu babaye indangare bakarangara, byanze bikunze ibisubizo bivamo ni ibihe? Ni ibi ngibi. Akenshi iyo uraye udakinze, niyo wanakinga ugakinga nabi, nibwo byuko ugasanga bakwibye. Kandi umujura ntazanwa n'ikindi, azanwa no kwica no kwiba no kurimbura. Sibyo? Nakubwiye ngo ahangaha leta nta kibazo ifite. Leta rwose iri mu kazi kayo. Ikindi cyongeyeho n'Imana nayo iri mu kazi kayo.
kandi Imana igira uburyo ikoreshamo abakozi. Buriya ntuzabwire ngo ni njye Imana yahamagaye. Eliya yigeze abizana ngo urabona ngo ni njyewe ngo usigaye ngo abandi bahanuzi bose bapfuye ngo nanjye Yezebeli arimo arangenza. Umva nkubwire, Imana igira ukuntu ikoramo akazi kayo. Imana ifite abakozi benshi cyane. Uyu munsi uba udakoze, ejo ikoresha umuntu hariya utatekerezaga ko yamukoresha, sibyo? Imana igikoresha abasinzi ari abasinzi mugahura dandabirana, ikamukoresha agahanura kandi ibintu bigasohora, sibyo? Imana n'ibiti n'amabuye birakora. Imana yigeze ikoresha indogobe ya Baramu. Indogobe ya Baramu neza neza irahanura, arayikubita. Indogobe iramubaza ati ariko sesha databuja unkubitiye iki ubugira gatatu? Sinari nsanzwe ngutwara. Ariko urumva indogobe irakora. Imana yigeze ikoresha urufi rumira Yona imujyana mu mahugurwa. Iteka iyo habayeho kutumvira Imana, hari ibyago abantu bahura nabyo, kandi Imana ikoresha buri muntu wese, ikoresha buri ntwaro yose ishoboka. Rero ibi ngibi birimo biraba ni Imana yibereye muri operasiyo yayo, yibereye mu kazi kayo. Rero uburyo yabikora mu bwari bwo bwose, abakozi yakoresha abari bo bose, kuko leta nabo ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana, buri buyobozi bwose bushyirwaho n'Imana, wabyanga wabyemera. Niyo yimika abami, niyo yimikura abandi. Rero buri muyobozi wese Imana ihaye kuyobora igihugu iba yamwemeye ikavuga ngo uyu nguyu ni ukwiriye. Rero n'ibyo akoze ugomba kubyemera, ntugomba kuvuga ngo kubera iki, ahubwo wowe reba kubera iki uyu munsi ibi ngibi birimo birambaho. Ese ni gute ntagenze n'Imana yanjye? Ni gute ntagenze? Ese nta kintu Imana yambwiye ngo nyireke nkanga kukireka? Ese nta kintu Imana yambwiye ngo iki wigikora nkakirengaho nkagikora? Uyu munsi wa none Imana yatuburiye kenshi. Imana itubwira byinshi, ibwira abantu kwihana ibyaha, ibwira abantu kureka ingeso mbi. Imana y'amahoro itugira. Imana yabwiye abantu kureka ingeso mbi, ariko abantu barininira baranga, banga kureka ingeso mbi. Abantu banga kuva mu busambanyi, abantu banga kuva mu businzi, abantu banga kuva mu bujura. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro idutabara, sibyo? Mugenzi wanjye wa mushumba we, hari ibyo abantu bakora ukabona rwose ukabona biteye inkeke, biteye inkeke. Muri abo bafunze n'abo bafungiye, ntabo mwabonaga amagare ari menshi arunze mu rusengero, ariko wakwibaza aho bavuye kwahabura. Urakakubwira ngo ahagurutse ibirema, ariko nyamara uyu munsi wamubwira uti nyarukira ku masoko no kuri gare basugira ikiremo uhagurutsa twari dusanzwe tuzi. Ariko kubera yuko watekenitse ukora bizinesi, urusengero rw'Imana bari bararuhinduye isenga y'abambuza, sibyo? Tujye twemera hari ibintu biba ugasanga abantu mwagomeye Imana, nimwemere muce bugufi mutakambira Imana, mwambara ibigunira, murire muboroge, mubwire Imana muti Imana tugarukeho. Bwira Imana uti Imana ngarukaho, ibyaha byawe ubyemere wa mushumba we, ongera usubire ku karago nugirirwa ubuntu, bakaba bagufungiye itorero bataragufunga. Kandi niba nagufunga naryo ntabwo ari ryo herezo ry'ubu buzima, byanze bikunze bagize ngo se nuko biri buze kurangira muraza kubona n'abandi bafunga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko uyu munsi wa none ongera wisubireho wiyinire, nusanga warubanye neza n'Imana, ubwo ntacyo riraba ari ishuri ry'Imana, ugenda uryige, izakurinda kandi izabana nawe. Kandi nzi neza ko umurimo w'Imana utarangiriye aha ngaha, ariko ibi ngibi birimo biraba kubw'inyungu z'Imana. Imana yararakaye. Ijambo riravuga ngo ntabwo umwuka wanjye azahora aruhanya n'abantu. Mwuka w'Imana ntabwo azahora aruhanya n'abantu, sibyo? Ntabwo azahora aruhanya n'abantu, ntabwo azahora aruhanya. Rero nimwemere birimo biraba, n'ingaruka z'uko abantu banze kumvira Imana, n'ingaruka z'uko abantu basinze amahoro, basinda umunezero, baragenda baradamarara. Imana y'amahoro itugirire neza. Baragenda barasinda umunezero, baragenda baradamarara, baragenda baricara babaho ngaho, bibagirwa gusenga, abiyirizaga inda ziragenda zigera iriya. Imana y'amahoro itugirire neza. Meya azagira agasozi ndatwa, nawe ugira agasozi ndatwa, ibyo bintu bizavamo.
Imana itugirire neza. Mutangira kurengwa, mutangira kuvuga ngo abantu ntibakwiriye kwiyiriza, mutangira kureka kubwiriza abantu ngo bihane ibyaha, muherwa kubabwira ngo bareke ingeso mbi, mutangira kubabwira iby'uko bagiye gukira n'uko bagiye gukomera. Mwagiye mureka kubeshya. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta mugisha w'umuntu utakoze ubaho. Mwiriza abantu mu masengesho y'iminsi 40 ngo 80, abantu birirwa mu nsengero guhera ku wa mbere mubibagiza gukora, kandi ugasanga umuntu wambwira gute uburyo umuntu ajya mu masengesho y'iminsi 40 akavamo uko yagiyemo, akavamo atuzuye umwuka wera. Ese kubera iki muri iyi minsi twari dusigaye tugira amasengesho y'abantu bagasenga hakava iteraniro ryose rigasoza nta muntu ubatijwe mu mwuka wera? Ese nuko mwuka wera atagikora? Nuko mwuka wera atarakigaragara mu bantu b'Imana? Sibyo? Impamvu abantu bayobye inzira, abantu binyuriye inzira y'ubusamu, banyura inzira iboroheye. Hari abantu Pawulo yavuze bananiwe iby'umusaraba bikorera igisa n'umusaraba. Sibyo? Abandi kubwo gushaka indonke no gucinya inkoro no gushaka iby'isi no gushaka gukira vuba. Sibyo? Gusa waza kumbwira ngo leta yamenye ibyo mu nsengero gute? Leta yamenye ibyo guhanura gute? Babimenye gute? Se nuko mwebwe abo ngabo baguye kera n'abapfuye n'abo ngabo bamaze. Sibyo? Nibo mwagiye mujya kuvuga amabanga y'ubwami bw'Imana. Sibyo? Uyu munsi wa none rero nibyo birimo birabagaruka. Iyo uza kumenya umuhamagaro wawe ukagenda ugasenga, ukagenda ugakora icyo wari ukwiriye gukora, ugasenga Imana kandi ukagira ibanga muri wowe. Sibyo? Ukagira ibanga muri wowe. Ubundi mu Kinyarwanda hari imyenda itajya imeserwa ku karubanda, ariko uyu munsi nta cyari kigihishwa mu nsengero, byose byabaga ku karubanda. Sibyo? Byose bikabera ku karubanda. Nta kindi rero leta ibereyeho kurebera abantu bayo. Ibereyeho kurebera abantu bayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Mbese si wowe wizaniye ibyo? Imana itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Rero nje ndimo ndavuga buri wese nge nawe twe dusigaye tugihagaze, haracyari ibyiringiro kuko Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yesu aracyababarira. Turamutse twambaye ibigunira tukarira tugataka, hari icyo Imana yakora? Nimureke twambara ibigunira turire dutake, turirire itorero ry'Imana, turirire umurimo w'Imana, dusaba Imana yongere itugarukeho, yongere itugirire ibambe, dusaba Imana imbabazi kubw'ibyaha byacu by'imiryango yacu, dusabira abavandimwe bacu ibyaha bakoze, twemere turambarare, dusaba Imana imbabazi. Imana itugirire neza. Yemwe ab'imitima ibiri, n'igihe gito mukabona ingororano, namwe abarembejwe n'ibyaha. Imana y'amahoro itugirire neza. Mushaka mu maso y'Imana, mushakashaka iby'umwami ashima, mushakashaka iby'umwami ashima. Ijambo ry'Imana byahishwe rambwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Rero buri wese arimo abwirwa, arahabwa ibikwiriye ibyo yakoze. Ndakubwira nanjye nibwira, nanjye ndahanga. Imana y'amahoro itugirire neza. Sibyo? Buri wese rero afite uko yagenze, buri wese afite uko yahamagawe. Ufite misiyo wahawe n'Imana, ufite itaranto wahawe ngo uzigenze. Iki ni igihe cyo kumurika itaranto, wazimajije iki? Iki ni igihe cyo kumurika itaranto, wazimajije iki? Ni iki wazikoresheje? Sibyo? Hari ikintu wazikoresheje? Hari ikintu wazikoresheje? Mbese Imana yungutse iki? Kubera ko abantu benshi babaga mu bintu bitungura Imana.
ibi bintu bitungura Imana birabungura bo ubwabo, ariko ntibyungura Imana, ntibyagura ubwami bw'Imana. Sibyo? Ni ibintu bibamo ibitangaza. Sanga kuri radiyo, ngwino ufata igitangaza cyawe aho waba uherereye. Kubera iki? Abantu nyine bakunze iby'isi, natwe tukababwira ngo nimuze mutware ibitangaza byanyu, kandi nyamara arakubwira ngo uze utware ibitangaza byawe, nta hantu babicuruza, ntaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu mugahurura muje gutwara ibitangaza, kuki mukunda ibitangaza kuruta nyiri ibitangaza? Rero ibi ngibi bikozwe n'urutoki rw'Imana. Mureke kwirirwa mwiriza, ibi bikozwe n'urutoki rw'Imana, kandi ibyo mubona ni bikeya biracyaza. Sibyo? Kandi nawe mu Kristo ntiwirare ngo wirate ngo ibi ngibi ngo biri kubashumba. Ijambo riravuga ngo ngiye gukubita umwungeri intama zisanda. Imana itugirire neza. Ngiye gukubita umwungeri intama zisanda. Imana itugirire neza. Uzavuga ngo baragushutse se, kuki se nta bwenge ugira se? Imana itugirire neza. We wishimiraga kwakira ibitangaza udakijijwe, nta bwenge ugira. Imana itugirire neza. Imana y'amahoro idutabara. Imana muri twebwe yadushyizemo umwuka wo kumenya ikibi n'icyiza, idushyiramo kumenya kwihitiramo. Iyi Mana urabikora ikakwihorera. Iyi Mana ayiwe isekura buhora ariko inoza cyane. Iyi Mana ayiwe ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira. Isenga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Ayiwe ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira. Usenga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Ayiwe munyamasengesho ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira. Usenga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubonye byinshi uridamararira, uragenda urisinzirira, uragenda ubaho ngaho, uragenda ukora ibyaha urasayisha, uravuga ngo ntacyo bitwaye. Sibyo? Cyumunsi abantu gukora ibyaha bakajya mu rusengero babigotomera nk'abagotomera amazi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikizira cyinjiye ahera. Sibyo? Ikizira cyinjiye ahera, ikizira cy'umurimbuzi cyahoraga ku ruhimbi kigendagenda. Sibyo? Uyu munsi wa none nta ibyaziraga mwarabiziruye, mwenze ku byashinganywe. Sibyo? Abantu benze ku byashinganywe, muzirura ibyaziraga. Sibyo? Mwaziruye ibyaziraga. Rero nimwemere, nimwemere izi ni ingaruka z'uko abantu baziruye ibyaziraga. Mushaka kuvangavanga ibintu bitavangwa. Muri ubu bwami bw'Imana ntabwo ari uko bigenda. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'imikino. Sibyo? Mwaziruye ibyaziraga, mwenda ku byashinganywe. Niyo mpamvu murimo murakubitwa izi nkoni zingana gutya. Imana itugirire neza. Mureke turambarare, tujye hasi, twambare ibigunira, dusaba Imana imbabazi, dutakambe, turirire ubugingo bwacu, turirire abana bacu n'imiryango yacu, kandi muririre n'igihugu. Imana itugirire neza. Muririre imiryango yanyu, muririre abana banyu, kandi nimwibagirwe kuririra n'igihugu. Sibyo? Kuko ibi ngibi byose nta handi biganisha. Biganisha ku kuzana amakuba. Sibyo? Ntabwo birangirira ahangaha. Hakurikiraho indwara z'ibyorezo, hagakurikiraho inzara, hagakurikiraho impfu nyinshi. Sibyo? Imana iherutse kumbwira ngo mwana wanjye, abantu kuko batashatse mu maso hanjye, ati dore ngiye kubahana, ati kandi ngiye kubahanisha uburakari bwanjye bw'inkazi. Abantu bagiye kurira amarira menshi, ko hagiye kubaho impfu nyinshi, hagiye kubaho agahinda kenshi, hagiye kubaho umubabaro mwinshi. Imana irangije irambwira ngo abantu bazakubita hirya no hino bashaka uko barokoka ariko byange. Imana y'amahoro itugirire neza. Ese simwe mwizaniye ibyo? Sibyo? Igihe Imana yababwiraga ngo nimutunganye ingeso zanyu mbi, ngo nimukureho imyanda yanyu, mwebwe mukibeshya ko mwambaye, ariko Imana ikababwira ko mwambaye ubusa, ariko mwe mukagumya. Wa mushumba uheruka kwiyiriza ryari? Uheruka gufata amasengesho ryari?
muheruka gusenga ryari? Uhera mu gitondo, sibyo? Uhera mu gitondo wicaye mu cyayi, urimo uranywa icyayi, saa sita ibiryo, saa cyenda imbuto, mbega urarya 3, 4, 5 ku munsi. Ese wiyiriza ryari? Ese ni ryari usenga? Hari ahantu abashumba batabonekaga, hari abana bungeri batabonekaga. Rega mwabungeri mwe namwe impamvu bavuga ngo muri ibisambo, nuko mwafashe murakunze amafaranga cyane kurusha ko mukunze ibindi bintu. Rega umwungeri impamvu Imana yavugaga ngo amaturo abe mu rusengero, umwungeri abona amaturo, nuko Imana yari izi ko umwungeri akora ako kazi ko kuragira intama iminsi 7 kuri 7. Ariko mwigize ingagari, uyu munsi ntimubone kubashaka, n'ugusaba randevu, ugasanga amezi 6 ashize umukirisitu arimo asaba randevu yo kubonana n'umushumba. Uri Imana? Imana y'amahoro itugirire neza. Mwimuye Imana, mufata icyubahiro cy'Imana mukigira icyanyu. Ntigute se insengero zitari bufungwe izindi zigasenywa ndetse bakanabafunga? Imana y'amahoro itugirire neza. Ubona ko insengero bazifunze burundu, ikiza gukurikiraho muraza kubona amadosiye ya bamwe na bamwe bagenda babafunga bikurikiranye. Bamwe bazira kurya imitungo no kugira gute byinshi cyane. Ariko uyu munsi wa none ko wari ubizi nanone, bangahe se uyu munsi mwafasha amaturo y'abakirisitu mukayajyana mu zindi business? Mu nsengero zimwe na zimwe ntiharimo abantu bafata amaturo y'abakristo mukayajyana mu zindi business, niyakora business. Ese umbwira gute wa mushumba we? Ufite urusengero nibyo, ufite itorero ryubatse amashuri, ku marira y'imfubyi n'abapfakazi bo mu rusengero, birya bakemara bazana amatafari bakubaka, sibyo? Amashuri barayuzuza, ariko amashuri amaje kuzura ushyiraho minervari hanitse ku buryo uyu munsi umukristo wo mu rusengero rwawe ntiyabasha kwigondera iyo minervari. Ese niba ari amashuri y'itorero, kubera icyo abana batigira ubuntu? Imana itugirire neza. Ese ayo mafaranga avuyemo ajyahe? Ese uyu munsi umukristo akwiriye kuba mu itorero afitiye umumaro, ariko naryo rimufitiye umumaro. Uko niko kuri, kandi rikamugirira umumaro mu buryo bwombi, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ngicyo nicyo nemera. Riri bindi biri aho ngaho, nimwemere habayeho intege nkeya, habaho kwikunda no kwikubira, habaho kudapfa kuri kamere, habaho kudakebwa, habaho ibintu byinshi byabayeho. Nimwemere izi nkoni murimo mukubitwa, mwemere tuzikubitwe, ariko tuvuge ngo ntabwo bizongera. Dutakambira umwami wacu nyiri kuduha akazi, tumwinginge, turambarare hasi, twambara ibigunira, dutake adukize, aturokore. Imana y'amahoro itugirire neza. Njyewe ndashoje, twari turimo twiganirira. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibatabare, nanjye ntabare. Icyo nkwifuriza nuko twazabana muri buriya bwami bwo mu ijoro. Icyo mparanira ni ingoma ya Yesu. Nukuri ikintu cyazambabaza nukuba ntabonetse muri buriya bwami bwa data. Icyo cyo cyazambabaza. Ikintu numva mparanira nuko uzabona mu maso h'Imana. Nifuza ubugingo kuruta ibindi byose. Nawe ndakwifuriza kuzabona ubugingo, byibuze tukazaruhuka iyi mibabaro y'iyi si. Icyo nzi cyo kimwe cyo, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana ibampera umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu munsi niba wenda hari ahantu uba wumva wenda hari uko nari bubivuge bitandukanye nuko ubyumva, it's okay, nta kibazo. Nawe ufite uko ubyumva, ariko njyewe uko mbyumva nuko nguko. Tuzakomeza tuganire. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndagushima data, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Tugeze mu gihe kigoye kiruhije, tabara ubwoko bwawe, ongera utugarukeho, kandi wongera utwimane, wongera utubere umurengezi kandi utubere umutabazi. Ntabwo ariko bizaba ku bategereje umwami Imana, keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Mana yanjye, Mana nzima, nkundira urokora ubugingo bwa benshi, kandi wongera usuka ububyutse mu mitima y'abantu,
urakoze Kristo, amen. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka nkubwire ngo ugubwe neza, Imana ikwishimire. Shalom, shalom.